Warubizi. Abakunzi ba Warubizi dusubiye kubaramutsa ubu ni wa mwanya wanyu w'ikiganiro ca Warubizi mutegurirwa n'ishengero rya CLC. Genda kibashikiriza nitwa Sandrine Uwimana nkuko benshi mumaze kumenyera. Nukuri imbere ya byose turashaka kubashimira cyane by'umwihariko ku makomantere n'ingene mwasharinze ikiganiro giherutse ku badamu twari twatumiye ngaha muri studio zacu. Nukuri mwaranezerewe kandi natwe byaratunejereje cyane kuko cashitse kure. Inshuti n'abagenzi baratwandikiye baratubwira ko ari ibintu byiza. Hari abasabye partie 3 partie 2 partie 3. Nukuri nimwakomeza kubisaba navyo tuzobikora, turahari ku bwanyu. Yesu abahezagire cyane. Ubu rero dufise abandi batumire badasanzwe, dufise couple nziza cyane. Ndayibatuye mu mpakanya gatoya. Let's go. Warubizi. Kapo yacu nziza, namaze kubwira abanywanyi bacu ko dufise kapo nziza kandi nabo baravyibonera. Sivyo bakunzi bacu, murabona baraberewe cyane. Karibu muri studio zacu za Warubizi. Twishimye kubana namwe. Murakoze cyane. Kandi muraberewe. Ibintu mwabifashe mu ntoki. Murakoze cyane na Sandrine. Yego. Turashaka imbere ya byose mwibanze mwidondore abakunzi ba Warubizi, mubabwira abo muri bo, hama tubandanye kazi. Turabashuhuje kandi dushimye Imana duhaye kubana namwe kuri uyu munsi. Ngiye amazina yanjye nitwa Justin Nizeye Jenson. Turubatse, dufite abana batatu, dutuye hano muri Phoenix. Murakoze cyane ku bakunzi ba Warubizi kandi murakoze kubwikaze muduhaye namwe mama Sandrine. Njyewe nitwa Fabiola Jensen. Ni umutware wanjye. Turubatse, dufite n'abana batatu. Imana ibahe umugisha. Amen. Iyo muvuga deja twamaze kumva ubwiza bw'Imana. Amen. Murasa no gusubira ubwiza bw'Imana. Murakoze. Yego, mbere yuko dutangura ikiganiro cacu, turasaba ngo umwe muri mwebwe adusengere, asengere abanywanyi ba Warubizi. Intumbero y'ikiganiro cacu yo gusenga mu kiganiro cacu ni kugira ngo intahe ziba zivugirwa hano hantu, kuko intumbero ya Warubizi niyo gushikana benshi kuri Kristo, niyo kuvuga Yesu. Ni ukuvuga ngo iyo dusenga rero ni kugira ngo amajambo yose avugirwa hano hantu ashikire benshi kandi abashikire afise ikimazi. Kaze rero Papa Justin mudusengere. Murakoze cyane. Mureke dusenge. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye wo kuganira na bene data bari impande n'impande. Dusengeye uyu mwanya kugira ngo umwanya w'umugisha. Dusengeye mama Sandrine ugiye kutuyobora kugira ngo mwuzuze umwuka wera, kandi natwe turisengeye kugira ngo utwuzuze. Twe turifuza kubura wowe ukagaragara nk'Imana, ukabwira abantu bawe icyumva bashakaho. Turahangaha kugira ngo dukoreshe nk'ibikoresho byawe bizima, kandi turaha kugira ngo ubushake bwawe bubeho. Ngaho tuyobore, uduhe umugisha muri byose, ufashe imitima iri bugezweho ijambo n'ijambo tugiye kugana ryo riherekezwe n'ubuntu bwawe. Mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Noniga bantu b'Imana ko mbona mushajije cyane. Umva muraberewe, musana umva sinababwira. Murakoze. Yego. Musana abantu bakiri batoyi cyane, mumaze igihe kingana gute mwubatse? Icyo kibazo si ubwa mbere, nturi uwa mbere unakibajije. Abantu bavuga ko turi bato ariko mu by'ukuri dusheshe akanguhe. Tumaze imyaka irenga 20 twubatse. Dufite abana bakuru. Umwana mukuru wacu afite imyaka 19, ubu ngubu ariga muri university. Umutoya afite imyaka 9. Ngira ngo uyu mwaka turimo n'umwaka 10, tuzuzuza imyaka 21 muri uku kwezi kwa 11. None Papa Juste utatubesha, mama Fabiola mwahuye angana gute? Ico gihe yarafise imyaka ingahe? Kuko nubu aracaboneka ko umva uravye nabi bo guca
yaha urumva imyaka 20 ishize mbona uko namubonaga icyo gihe n'ubwo ariko akingana ntabwo mbona ko yigize asaza birumvikana yari akiri muto mbibonera cyane ku mafoto yo nitegereje amafoto tukimenyana tukimariya niho mbona ko twari bato cyane rwose ariko ntabwo twari bato rwose kuko umuntu wimariye afite imyaka 27 n'itanu n'umunani mu by'ukuri amaze kugeza mu myaka ya maturite ariko ngira ngo hari n'ubuntu bw'Imana bwagiye budusigasira kugira ngo tudasaza cyane bigaragarira amaso y'abantu ariko mbona nyine akiri akajene nk'uko yari ameze akiri mutoya. Mama Fabi mwotubwire ibanga mukoresha kugira ubu ufise umwana w'imyaka 20 hafi 20 niyo myaka yose umaze uko tuzi ko iyo umuntu amaze gushika mu rugo no kwivugaho iyo umaze gushika mu rugo hari ukuntu sinzi ko ari umunezero sinzi ko uguwe neza abantu bagahinduka mbese ntusubire kubamenya mwotubwire ibanga mukoresha kugira ngo mugwe muri abajene. Murakoze cyane icyo ni ikibazo gikomeye wa mugani nkunda kubazwa n'abantu benshi ngo ibanga ni irihe kubera icyo udahinduka ariko ntekereza yuko nta kwigira umuntu w'umuhanga ngo mvuge ngo hari ibanga runaka nkoresha. Gusa ndibuka tukiri abafiancé hamwe n'umutware wanjye twakundaga kuvuga ngo ntituzakomeza ubuzima bw'urugo tuzabane nk'inshuti tuzabane nk'abagenzi. Nibyo azaba ari umugabo mu rugo nanjye nzaba nagize izina ry'ubugore ariko ntabwo twigeze twumva ko dushaka kuzabikomeza cyane ngo tubigire ibintu bikomeye. Rero no mu rugo byaradukurikiranye numvaga nubwo ari umutware ndamwubaha nk'umutware ko ntiyigeze anshyiraho ibintu bya stress cyangwa nanjye ngo numve ngo mbaye umugore ngo ubuzima burahindutse kwa kundi ufite umwitwarariko w'ibintu byo mu rugo ngo mbaye umugore ndapfuye. Of course ikintu ngiye cyanteraga ubwoba gusa ni ukumenya gutekera abantu umwaka ugashira kumenya ibyo kurya by'abantu bazarya mu mwaka gushira ariko kuko yambwiraga ati ubuzima bugomba koroha nta ibyo waryaga nibyo tuzaguma kurya ibyo ndya nta kizahinduka kuko wiswe umugore cyangwa niswe umugabo ariko tuzakomeza kubana nk'inshuti. Rero igihe cyose nabanye nawe igihe tubaniye kigiye kurenga iyi myaka 20 numvaga ari inshuti mbana nayo. Tekereza iyo ubana n'inshuti yawe mujya inama ubwira byose wumva ubuzima nta cyahindutse usibye izina gusa rikuriho ryo kuba umugore ariko uzarebe nk'abana b'abakobwa cyangwa se abantu bakiri abakobwa bumva bashaka kwita ku mibiri yabo ku buzima bwabo. Numvishije rero nta kintu kigeze gihinduka kuri jyewe ikindi yarabimfashagamo wenda naba ngiye kugira icyo mpindura akavuga nta mpamvu yo guhindura cyangwa se nawe haba hari icyahindutse nkavuga ariko hari akantu tugafashanya gutyo ariko nta bundi buhanga buhanitse nigeze mbona nuko twabanye nk'inshuti zibana. Biraryoshye cyane. Murakoze cyane. Yego none mwotubwira muhura mutubwire ibanga ryanyu ry'urukundo umunsi wa mbere muhura mutubwire byagenze gute mbega mwahuye mukijijwe. Yego iby'agaciro neza ko nabyo bikonta birakonta cyane. Yego mudushingiye intahe gatoya ingene mwahuye ni wamubonye uramukunda Fabi canke niwe yakubonye aravuga ati papa juste abapapa kenshi nibo batera intambwe ya mbere. Nibyo twahuye ngira ngo hari mu mwaka wa 2002 icyo gihe nari ndimo kurangiza universite nigaga i Butare kuri universite. Icyo gihe nari mfite icyifuzo nari maze iminsi nsengera mu byifuzo byinshi nagiraga byo gusengera umurimo w'Imana
byo gusengera bene data, byo gusengera abakizwa ndetse no gukora imirimo itandukanye. Nasengeraga n'icyifuzo cyo tuzabana, ariko nari narahaye discipline niga muri universite mvuga ngo ntabwo numva nifuza kujya mu bintu by'urukundo cyane, ndi umunyeshuri, ahubwo numva nifuza kujya mu bintu by'urukundo yenda ndangiza, kugira ngo yenda numvaga mfite icyo cyo kuvuga ngo nindangiza nibura nzarangize mfite fiance. Rero twahuye muri iyo myaka nari ndi kwandika igitabo cya memoire, nararangije amasomo yose njya kuba hanze muri quartier, mwene data umwe yarancumbikiye, ariho ndi nkora ntera ibiraka aho ngaho muri za Butare. Hanyuma aho nari ncumbitse, hari hacumbitse umusaza we. Nuko ibintu byose byatangiye. Uvuga ngo yari afite musaza we muto cyane, bigaga muri primaire, yaracumbitse muri urwo rugo, ariko sinari mbizi. Ngiye kubona mbona umukobwa w'ikizungerezi araje mu rugo, aje kureba musaza we. Mwitegereje mbona arakijijwe, tuganiriye numva yuzuye umwuka wera, turavugana rimwe, turavugana kabiri. Ndavuga uyu mwana ko afite imico idasanzwe, ko numva hari ikintu kimwe nabonaga arusha abandi bose twaganiraga. Twaraganiriye mu gihe bike twaganiriye, numva ni umuntu ufite ukuri kutaryarya, kandi uwo niwe muntu numvaga nifuza ko twabana, kuko sinakundaga umuntu unkoza hirya no hino. Twaganira namubaza ikibazo, mwe n'ikibazo cy'ubuzima busanzwe cyangwa se bimwe abakobwa bahisha, nkumva we yambwiye ukuri adaciye ku ruhande, avuga ni sindabona umuntu kugira ukuri kuri limpide nk'uko nguko. Ibyo rero biranyatira, bituma nyine mwaprosha, ndavuga ariko rero buriya kose ubishatse twafatanya urugendo tukazabana, nguko rero uko ubuzima bwatangiye. Ibindi nawe yakubwira ibyakurikiyeho, abizi kundusha. Mama Fabi, mu gihe uje kuraba umusaza wawe akakubona, wewe wari witeguye kugira mariage? Muri icyo gihe abikubwira wumvise warabyakiriye cyangwa wibaje uyu muhungu wese? Muri icyo gihe nanjye nari maze kugira deception. Twahuye maze kugira deception, kuko nanjye mu bukumi bwanjye numvaga nzakunda inshuro imwe bikarangira. Noneho rero hari umusore wundi nari naremereye ko dukundana, ariko ntibyakunda ko bibaho. Ndangije numva ko ndavuga ko urabizi ubundi imfubyi zirashaka. Noneho nyuma abandi basore bose bazaga, iyo bamenyaga ko ndi imfubyi wabonaga bafite ibibazo, bakibaza se uyu niwe mukuru mu mfubyi zisigaye arera, c'est-à-dire ubwo nizo mfubyi zizaba izanjye, nzazirera. None ugasanga ni barrière igihe cyose, nkumva wa mugani nkwiye kuba nka mama w'izo mfubyi, nkazirera zigakura, harimo niyo ngiyo babanaga. Ariko we mu kumenyana nawe ubwo hari ibintu byinshi dusimbutse. Deja uwo petit frere yakundaga uyu cyane, akajya ambwira ngo hari umutonto tubana w'umwana mwiza cyane, ngo rimwe nuza kunsura ngo nzamukwereka. Umwana yarakaze, yari yaramukunze, yarafite ingabo mwana, igihe nk'icyenda tubona yakora ko jenoside yabaye afite imyaka 2 mu gatanu wa primaire. Icyo gihe yari mu gatanu wa primaire, ariko akamukunda mu gatatu wa primaire. Yari umwana muto, arafite imyaka 9. Yari afite imyaka mike. Urumva Imana atabitakoresha. Yarandambagirije. Ariko noneho nkanga sinahita mbimubwira, nkumva sinshaka kumuca intege, ariko nkumva icyo ni ikintu kiri kure yanjye. Naramaze gufata icyemezo yuko njyewe ngomba kuba mama w'abana, nkabarera bagakura, bamwe bagashyingirwa abandi nkabashyingira, nkumva nibyo binyuze. Noneho nyine ampropoje ibyo,
ndamubwira ngo reka nzabitekerezeho nk'uko yabibabwiraga rero ubwo buzima bwanjye nabumubwiragaho ubuzima bwo kurera abana n'ibiki nkumva nta n'umugabo ahari nshaka kuko abagabo benshi ntibakunda abana abasore bamwe ntibakundaga abana b'imfubyi muri icyo gihe ndabona ari nka charge kuri bo babonaga ari nka charge kuri bo noneho we mbimubwiye aravuga ngo icyo ni ikibazo kuko si umuntu wanga imfubyi abaho ubundi buzima jyewe numva kurera imfubyi ari umugisha ako nako nkumvishe kankubita mu matwi un intellectuel comme ça akunda n'abana akunda n'imfubyi atangira nawe kumbwira ukuntu mama we iwabo bareze imfubyi nyinshi mama we akunda imfubyi iwabo usanga hari abana benshi mu byumba kubera imfubyi mama we arera ibyo byose yabikubwiye umunsi wa mbere mubonana tuganira twakundaga kubaza ibibazo nka umunsi wa mbere yarabimbwiye yambwiye ko akunda imfubyi kuko ni nacyo cyatumye noneho umutima wanjye ufunguka umugabo ukunda imfubyi rero uyu nguyu we wa mugani wa Eric petit frère yitwa Eric uyu ukunda imfubyi ahari we dushobora kuzabyumva kimwe neza ariko abimbwiye ntabwo nahise muha igisubizo ko nari mfite ubwoba nyuma rero byagiye biza ndabwira nzabitekerezaho ndumva bitandimo arabanza aranababara cyane yumvaga ko ntamuhakanira abimbwiye ariko nyine nanjye numvaga mfite ubwoba cyangwa se nigiza nkanamuvuga se nibyo sibyo ariko nka nyuma y'icyumweru umuntu wese wabonaga aje kundeba cyangwa turi kumwe yarambwiraga ngo Fabi ngo uriya musore ni umugabo umbonye wese tugendana bakampamagara nka Fabi uriya ni umugabo nyamugabo ubundi Fabi uriya ni umugabo nyamugabo ndavuga ariko aba bantu ubundi babibwirwa n'iki nubwo ibintu biramenyekana ko dukundana biracyari mu kinyegero ariko umbonye wese Fabi umugabo Fabi uriya ni umugabo nyamugabo nanjye nyine hamwe no gusenga igihe kiragera muha igisubizo numva ko ari umugabo nyamugabo koko kandi koko yarambereye umugabo nyamugabo Imana ishimwe none ako gasaza kawe kabikubwira kakubwira ubona nkaho gashaka ko azoba nyine umutonto wako wa vrai canke kabikubwira nyine nk'inshuti y'umuryango abimbwira kuko ubundi uwo mwana yari mututekereza nawe umwana w'imyaka 9 10 yabimbwiraga mu by'ukuri ubona Eric ntabwo twakunda kuganira ku bintu nk'ibyo n'ikintu cyantangaje ko yari yarabonye abatonto benshi baza mu rugo ikindi yarabafuhiraga cyane abandi bose akumva ntashaka ko bananyegera ariko wamubonye kandi ukuntu abimbwira ngo kandi ngo tanti yanyitaga tantine Marguerite nyine nari mukuru muri bo yatinyaga kumpamagara mu izina n'impamvu batampamagaraga mu izina ariko mu Rwanda urabizi ko muri iwacu abana barububaha bubaha abantu bakuru arambwira ati tanti uwo mutonto tubana n'umwana mwiza atakunda no gusenga yarakuze akakugenya gaseka ari gatoya akambwira ati tanti ati njyewe ndumva nifuza yuko uzaza mukaganira ati mbona ari umwana mwiza atameze nkawe ati uzaze muganira kandi muzaganira tuzamukunda ukabona ari nko kugira ngo ambere inshuti ya indi mbitse amabanga umuntu wa hafi niba yabonaga ndi njyenyine ahari ariko ukabona arashaka ko connecta n'uwo mutonto wiwe cyane cyangwa nibaza ko kubera urukundo yagukunda yari yumva nawe wowe apana urukundo nyene ukundi kuntu mugabo umuntu mwiza mwomenyana n'umuntu w'umutima mwiza kubera ko yari yaramaze kumukunda already yarakonekse nawe yumvaga yifuza ko nanjye na connecta nawe ikindi kandi yamwerekaga urukundo peut-être ko yamwerekaga ko akunze abana bakagiraga umutima wo gukunda abana kuko tunimariye iwacu abana benshi baje mu rugo ukabona arabakira n'umutima mwiza bigatuma rero bamwiyumvamo tukiri n'abasore gutyo tonto rwose tonto yari yarabaye tonto mbese papa Justin usanzwe ni ibisanzwe ku rwanjye rwayo numvaga ari ibisanzwe bo kuko nkunda abantu muri rusange gukunda rero Eric we
umva yari umwana muri twebwe twari urugo rumwe abasore gusa nk'abasore babiri bari kuri kaminuza n'uwo mugabo wari uducumbikiye ni akahirike gatoya nyine twagakinisha tukakereka urukundo twagasapotinga uko dushoboye it was a very normal to me. ubu ngubu Eric afite imyaka angana gute? umusore n'umugabo ubu ngubu bagize imyaka 30 afite imyaka 30 n'abari mu gushaka naho minsi mike turamushyingira mu minsi mikeya. Imana ishimwe ni ukuri inkuru y'urukundo rwanyu ntisanzwe. Ndibuka ubushize mwakoze umunsi mukuru umva abantu bose barawikuguye mwakoze umunsi mukuru wa mariage anniversaire ya mariage niho mwarimo kuja 20 ans. Yes, nubwo ko tugize imyaka 20 tubanye. Ibintu mwateguye neza wagira ngo niho mukishaka. Yego biriya bintu abana banyu babibonye babibaganije ko gute mbega iyo babaraba n'ukuntu muguma mumeze muri mu rukundo umengo ni rushasha mwambara ibisa mutseka bababwira gute umwana mukuru wanyu hari ikintu ababwira ko abigira ko? Umwana mukuru we ni umuntu uri très calme très timide kugira ngo benshi atekereza biragoye ariko tuba tubibona kuko tuzi ko niba hari ikintu dushobora gusigira abana nk'umurage kidaturutse mu kuvuga ngo uzagira utya uzabeho gutya ahubwo ni urugero rwiza babona buri munsi uko mubanye. Niba babona mubanye mutatongana mukaba mubanye mutaryana mudashihurana mu rugo ntekereza ko nabo iyo ni imbuto yuko bagomba kuzatiritinga abagabo babo ndetse n'abagore babo mu gihe kizaza. Hari umuntu umwe yagize kwandika nako ntabwo yanditse ubwo yaravuze ati ntuzahangayikishwe cyane n'ibyo uzasigira abana ahubwo uzahangayikishwe n'ibyo uzabasigamo imbuto uzabasigamo. Icyo nicyo kintu duhora duharanira dutekereza iminsi yose kuvuga ngo ese ni izihe mbuto aba bana bazasoroma bakavuga bati data na mama babanaga gutya baramenanye gutya. Kimwe mu bimfasha agiye ku giti cyanjye sinavuga ngo yenda data na mama babanye neza cyane ahubwo kubona ukuntu bari babanye byatumye mvuga ngo ngewe ntabwo nzaturitinga umugore wanjye gutya. So ibyo rero bigatuma mvuga nti uko byagenda kose nzagerageza ibishoboka byose kugira ngo niba ntiritinga umugore wanjye mu buryo bukwiriye mu buryo buboneye kandi bikongeraho ko ndi n'umukristo senga Imana kuko bo yenda babikoreshwaga nuko yenda badakijijwe binywera akayoga basinda bamara gusinda bagakora nyine ibyo abantu basinze ariko genda umukristo ndakijijwe ndajya mu ijuru ndi cyaremwe gishya ngomba no kwera imbuto kandi imbuto za mbere zigomba guhera mu rugo. Une wa mbere wo kuzisoroma. Ariko rero mama Fabi naho twavuze wowe ngo yagufashe neza ngo niyo mpamvu ngo muri cute nawe ubanza hari ukuntu umufata kuko nawe urabona ko kuva icyo gihe urabona ko aguma ari umusore nawe urabona ko ameze neza. Ni gute umufata ni iki wobwira abadamu kuko ubu muri iki gihe nk'uko twari ko turabivuga ingo nyinshi ziko zirataka novera abantu bari kurambirwa umuntu ari kwinjira mu rugo ukabona deja yashaje yarakiri muto. Ni gute wohanura abandi ba mama ingene nimba umugabo agufashe neza nawe ingene wo mufata kugira ngo kuko ngo ni reciproque. Ego urukundo rwo wa mugani ni reciproque no kuvuga ni magirirane. Urukundo ni magirirane. Nkuko natangiye mvuga nta buhanga buhanitse tugira cyangwa se umuntu avuga ngo ashyiraho natwe turi nk'abandi bose. Urugo ni ishuri ngo rirangira ari uko umuntu yakuwe muri uyu mubiri. Ikintu mbona jyewe ku rugo twizanye nkuko natangiye mbibabwira urugo nkuko rwari runteye ubwoba niko nawe rwari rumuteye ubwoba.
njya nibuka rimwe turi abafiyanse twagiye ahantu hitwa Igihindamuyaga i Butare tuvuga ngo tugiye gukora fondasiyo y'urugo tubanze turwubake mu magambo tubone shema yarwo niturangiza tuzarushyire mu bikorwa ariko twarukoreye fondasiyo iyo kane imaze imyaka 20 turacyayifite turimuka tukayimukana twayuriranye n'indege tuyivana mu Rwanda turayizana bisigura ko ivyo mukora byose muza muraja muri ya karne musoma muraba ko mwabyitwayemwo neza yego wow arangije icyo gihe yaranditse aravuga ngo nibiki biguteye ubwoba mu rugo nibiki ubona birusenya nibiki ubona wakora nibiki utekereza wakora kugira ngo nzahore nkubere umugabo mwiza cyangwa se ngukunze uzankorera kugira ngo nezerwe turabyandika ibinteye ubwoba ibyiza mbona n'ibibi mbona nibyo numva nzamukorera kugira ngo njye mpora mbagarira urwo rukundo ruri muri we cyangwa se ruri muri njye ruhore rukura nandika ibyanjye nawe yandika ibye agira parte ebyiri yavuze w'ibikomeye ego ndavuga Mana yo mu ijuru uzamfashe nibuka icyo gihe tumaze kubyandika byose turabivuga dufatana ibiganza turabisengera turavuga tuti Imana izabidufashemo igihe mbyibagiwe ujye ubinyibutsa n'Imana izabinyibutsa nawe nubyibagirwa nzajya mbikwibutsa dufata gahunda yo kubagarira urukundo tubona ko urukundo rwuhirwa rukabagarirwa kubagara sinzi niba mubizi gukuramwo ibyatsi bene data mutwumva urugo rurabagarirwa ni nk'umurima urugo ni imbuto umuntu ngewe mugabo ngewe mugore n'umugabo wanjye ni imbuto tuba tuzanye tugatera iyo rero zitangiye kumera uyu nguyu afite agasuka ko kuzibagarira nanjye ngomba gufata za zindi amaze kubagara nkuhira nabyuhiye gute rero kugira ngo zituma cyangwa ibyabagaye bikure bon nanone navuga ngo urukundo cyangwa se urugo rw'abashakanye ni nka fleur rose urabona amaroze agira amahwa kaba ari keza ukabona kari hariya keza ariko gakikijwe n'amahwa kugira ngo ugere kuri kariya karozi iyo ugenze nabi amahwa arakujomba bisaba ngo ugende gahoro ushaka icyuma ukate ya mahwa banza udukateho neza ubone uce ka kahoze kawe ubone wumve impumuro yako nziza uyu muntu kuri jye ni nk'ihoze ariko iri mu mahwa icyo sinigeze nkibagirwa njyewe kuri we ndi nka fleur rose ariko iri mu mahwa ikikijwe n'amahwa ayo mahwa ni yayandi kuvugana nabi hari ibintu utishimiye kuri we hari igihe cyose ikintu cyamfashije kuko naravugaga uyu muntu nzabana nawe akaramata ni mirere na mirere sinshobora kwicwa ubu n'ikintu mfite kuri we ntakimubwiye nkuko yababwiye mpita nza nkambwira iki ngiki kiri kunyica kuri wowe reka duhindure dukore ubu buryo tubigenze gutya na gutya iki kirambangamiye of course hari ibyo nyine twirinda kuvugira imbere y'abana ndibuka harimo umukobwa wanjye w'imyaka 9 ambwira ngo mama I need to be like you ngo when I grow up wow kakaba ni keza numva karandyoye ariko ndangije ndavuga nawe ya Imana izaguhindure mwiza kunda ku mutima abana bacu iyo wumva bifuza kumera nkawe ni byiza uba uvuga uti bambonyeho urugero rwiza Imana ishimwe ko batabonye intege nke zanjye ariko Uwiteka azabahindure kuba mwiza ubwo rero igihe cyose uyu mutware wanjye Imana yampaye namye mbona ko ari mwiza kundusha si yambwira amakosa yanjye kandi nyine umuntu arayagira ntazagire ubabeshya nta muntu uri perfect nta muntu uri parfait n'umwe ubaho none yaje akambwira amakosa yanjye nambwira okay nibyo ndabyemeye icyambere nuko numvaga ko atigirisha igihe cyose navugaga niba aje kumbwira ikintu ko ari kibi nuko yakibonye ntabwo yigirisha kiramubangamiye ubwo nyine ndagomba kukireka ndabyumva ko nawe nambwira ikintu nkambwira okay nawe rero nimba kubwira ntukajye umva ko nigirisha ngubwo uburyo tugenda dufashanya urukundo dukunda rukagenda rukura ikindi dukunda
kujya kure y'abantu no kure y'abana kure y'inshuti dukunda kuvuga ngo ni un weekend à part. tukibana ngewe ndi umuntu wavukiye mu giturage, we ni umunyamujyi wavukiye Nyamirambo. Urumva rero umwana wavukiye Bugesera, ko ntabwo ari Bugesera h'i Burundi. Hari Bugesera si hamwe none. Ni Bugesera tuvuga ni hariya. Ni hariya. Ndabizi iyo muvuze Bugesera mu Kirundi bamuvuze, ariko ni Bugesera ya reji. So urumva umuntu uturukiyo, hari ndibuka hari n'ibintu bimwe abantu bajyaga bambwira, abantu twabanaga siritu b'abakobwa, abagerageza kumbera honnête aravuga ngo shite ngo umuturage rwose, ngo umuturage cyane. Ariko ikintu kimwe cyanyepase byatangiye tukimenyana, ndabyibu yaravuze ati uyu muntu rwose tagomba kumusirimura mana yake. Ndagomba kumusirimura ko byagenda kose. Hako ndabona usa n'umusirimu. None se ndagomeza kuba umuturage gute? Kandi tumuranye imyaka 20. Uburiya tukubona mbere dari. Iyo mubona mbere mwari kubona inzu ndi muntu udasa. Cyangwa se abanzi kera nyine muri iyo myaka ya kera babonaga ndi umuturage. Ariko tukimara kwimariya, ndetse nabyo ko twimariya rwose. Ndabyibuka hari ikintu kimwe yankoreye ntazibagirwa, wenda ko ni petite témoignage muri byinshi urumva yakoze nyuma. Nitegura kwandika igitabo, gukora defense, kuko wenda abize muri Afrika mu gihe cya kera sinzi iyo bakibikora ubu ngubu. Twandikaga igitabo, tugakora defense y'igitabo, tukazajya n'umunsi wo kugraduating wo kwambara ikanzu. Umunsi wa defense rero ubaga ari umunsi mwiza ukomeye cyane, katumira inshuti. Ndibuka nagiye kudodesha ikote, gira gute, noneho ndaza ndyambaye, ararireba aravuga ati jamais Dora. Ati si ikote rizima rwose. Wamaze kuririha byose. Wamaze kuririha byose nishyuye, arambwira ati ngwino nkwereke. Kujyanire ku mutayeri. Niba na ngombwa, niba nta n'amafaranga namubwira umutayeri ari dode tuzayamuhe nyuma. Ariko kudodera ikote ryiza rizima rikugira umusirimu. Umunsi munje abari bazi ko nagiye kudodesha, bagiye ko nabona umutipaje ikote bataza aho ryaturutse top. Ati juste uwo munsi rero birumvikana nanjye mbakora surprise mbere ka fiance. Aravuga ati juste tisha ugiye kurongora umusirimu kwere. Ati turabizi ko ibyo bintu atari wabikoze niba bigukoreye. Bijya kuvuga ngo birumvikana hari byinshi, ako ni kamwe muri byinshi akora kandi yakoze, kandi mbona agenda akora buri munsi. Nuko buri gihe ubona ko ashaka icyatuma ngaragara neza, kandi mbaho neza, ha mu buryo spirituel, ha mu buryo physique, moral, ugasanga biramupreocupa cyane. Wow, oh my God. Twumva ibintu bimeze neza. Banywanyi ba Warubizi, umva uyu munsi nukuri ibintu ni bon sana kabisa. Hariho ahantu mama Fabi yavuze ngo ama weekend ngo hariho ahantu abashikana. Natubariye kuko ubu abanywanyi baba Warubizi, uru rukundo, iyi story y'urukundo barayishaka rwose biyumve deep. Kandi nitubashira mu matsiko ngo biriko baradusaba yego part 2 izoba ko mufise byinshi. Na abakozi b'Imana badasanzwe, abantu b'Imana hanyi ntaco turavuga. Imbere yuko muza muri part 2 tubarire weekend ikora gute ku bantu bubakanye, abantu bafise ubuzi, abantu bafise abana, ni iki bafasha? Biga muyifatanya n'amashifti gute? Nari navuze ngo weekend à part, cyane cyane ku bakunzi ba Warubizi, wenda reka tuvugane n'abari hano muri ibi bihugu byo hanze, cyane cyane nibo bigora. Usibye ko no mu bihugu byacu byo muri Afrika nabo basigaye bari busy, basigaye barabaye busy, ugasanga abantu abashakanye bahugiye mu buzima, gushakisha ubuzima, bo baribagiranye. Noneho muri ibihugu byacu byo hanze ugasanga umugore arinjira, umugabo agasohoka, umugabo yakwinjira, umugore agasohoka, ugasanga abantu bashakanye basigaye babana nk'aba roommates.
ugasanga nta na rimwe bahura ngo bishimane baganire bongere ubuzima bw'urugo uburyohe bw'urugo bwongere kubabamo ariko ikintu cyose ubu buzima bwose jyewe mbona umuntu afite kubutegeka ari aya mashifuti ikintu nababoneye namenye hano muri Amerika wenda no mu bindi bihugu by'Uburayi simbizi ariko mbona hano cyane cyane muri Amerika akazi umuntu ashobora kugategeka kubera kubona utuzi twinshi twinaha umuntu biterwa na shift ushaka ujya ku kazi ukababwira ndashaka shift nzaba available igihe iki n'iki iminsi ni ntabwo bakwangira sinzi hari ukuntu biranje bakabona amashift tu ahwanye n'iyo minsi rero ikintu twe twakoze tukigera hano muri Amerika kubera no mu Rwanda ariko twajyaga tubigira kuko twaje hano mu Rwanda tumaranye imyaka 10 tumaze imyaka 10 tubana tugeze hano rero muri Amerika tubona amadivorce ni menshi cyane kandi tubona ko the police umugore n'umugabo bategerana meme n'inshuti zisanzwe buryo udakominika cyane n'inshuti yawe ugera ukabona iyindi mukibagirana ukabona iyindi mwegerana cyane mugakonekta kurusha wa wundi n'umugore n'umugabo rero bategerana cyane ngo babane hamwe basharinga ibibazo umwe akafata ibibazo bye akabijyana muri kona yiwe no muri shift undi agafata ibye twabonye yuko bishoboka ko dushobora guhuza iminsi y'ikiruhuko ubwo iminsi y'akazi umwe akajya mu kazi ke nyine akagateberamo n'undi akajya mu ke akagateberamo abana bakaba bari mu mashuri of course haba hari umwe uri bubane n'abana umwe cyangwa undi uri bubane n'abana ariko tubona ko weekends weekend aribwo abana baba bari mu rugo tubona ko buri urugo ni umugore umugabo n'abana iyo mugira ubuntu bwo kubamo bafite tubona ko weekend ari ikintu nubwo ariho amafaranga menshi akorwa bene data turabiza amadabo muri weekend nibwo amafaranga aba yabaye menshi ariko ushobora kugira amafaranga menshi ukumva urashakisha ubuzima ariko uri kubuta twabonye ko abantu benshi hano muri Amerika bavuga ngo bari gushakisha ubuzima ariko ugasanga bari kubuta kuko ubuzima bwa mbere bwiza yewe niyo warya umuceri n'ikise n'isombe cyangwa ibishyimbo sinzi ikintu cyoroheje hano niyo wararira amata n'amabenye ariko ubanye neza n'umugore wawe n'abana mukicarana mukarebana muvi niba ari muvi cyangwa se mwashaka muvi mukazifunga n'amafone mukaganira mukabwira abana banyu ibibazo nk'ubu ngubu iyo mfite ibibazo mu kazi simbibwira wenyine mbibwira n'abana bazi ko mu gihe mama yagize ibibazo mu kazi bicara bakamusengera n'uyu nguyu iyo yagize ibibazo araza of course ninjye wa mbere abibwira ariko n'abana arabibabwira ku buryo iyo afite ikibazo mu kazi urugo rwose ruba rubizi umwanya rero tugira of course haba hari amasengesho ya online iki byose ariko twashatse at least umwanya umwe muri weekend itabaye samedi iba dimanche tukicarana n'abana tugirana n'umunsi yo gusengana isanzwe apana yindi yo gusenga amasesho yo kujya kuryama ngo mugende ariko twashatse ko twajya tugira weekend hamwe nabo niyo yaba umunsi umwe mu cyumweru nawo ni shift y'urugo twabwiye abana tuti mwebwe mbere yuko muza kuri twe mwavuye ku Mana mwe muri abana b'Imana twe turi abakozi b'Imana kuri mwe ubu twebwe Imana izaduhembera ko tutubarera iyi shift turi gukora ubu tubarimo shift turi kubakoraho shift ariko itazahembwa hano ku isi ariko Imana izayiduhembera turavuga tuti ukuri nimushaka mujye ngo turi abakozi banyu Imana umubyeyi wanyu wa mbere ni Imana twebwe tukaba abakozi bayo ubu barabifashe bazi ko ariyo baturutse tuba turi kubakoraho shift byose rero birashoboka ibintu byose ni umuntu ubidesida hanyuma weekend apare navugaga nanone ni weekend yanjye nawe hari akihariko kacu tujya tugira nubwo atari chaque weekend ku bana ni
chaque weekend niyo twagenda tugafata weekend yacu tumakinga sure ko akazi iyo shift yabo tuyirangije ariko twebwe bishobora kuba nka rimwe mu mezi 3 kabiri mu mwaka se mu mezi ariko ako kantu ka un weekend à part ntikajya kabura natwe ubwacu umwihariko wacu tukajya kure y'abantu kure y'urusaku kure y'abana kure ya shift kure y'amagambo kure y'abarasana kure y'induru hafi yacu tukegerana tukaganira tukisubiramo aho niho musabira imbabazi niho nsabira imbabazi niho tuvugane bitaragenze neza niho dupangira ibya future mufata hotel mufata maison de passage muja hirya abana muja kure gatoyi mugabo mukaguma mumviriza kumuhana biba bimeze gute muba mwaronde umuntu abasigaranira abana nkuko twababwiye umuhungu wacu amaze kuba mukuru ageze imyaka 18 ariko kera bakire bato twashakaga ubasigarana aho reka muharira hasobanura kuko afite nakunda nyanyana tubari kumbe byanyu ni byizanye kwamusa neza birakaze bo yes abantu babiri ni byiza tubona gufata hoteli aribyo byoroshye kurusha gufata maison de passage kuko muri hoteli wishyura ijoro gusa nta ma cleaning fees ajyaho nta cleaning fees ajyaho kandi nta n'ibyo guteka nta stress zo guteka ziba zihari zo kujya kwitekera kumwe n'umuntu wawe mukeneye ahantu mugenda mukabona ibyo kurya n'ibyo kunywa mutarinze kujya kuruha muteka kandi so duprefera cyane hoteli duprefera ahantu yenda se hatari kure cyane yuko dushobora kugenda habaye igikomye umuntu akaba yagaruka cyangwa umuntu akaba ya telefona icyo nicyo dukunda guprefera cyane ariko nkuko yabivuze iyo nimwe muri strategy twabonye kugira ngo umuntu yongere yenyegeze urukundo kuko urukundo hari ijambo rikunda kuba ryanditse mu rusengero kenshi rivuga ngo umuriro wa Pentecote uhore waka ku gicaniro umuriro w'urukundo rero nawe rero buriya ntiwari ukwiye kuzima uwo muriro ugomba guhora waka rero kugira ngo wake nkabizi muri biratubwira barawenyegeza bongeramo inkwi bakuramo ivu izo zari inshingano z'umutambyi izo ni inshingano z'abagabo n'abagore birumvikana kongeramo inkwi ugakuramo ivu kugira ngo umuriro urusheho kwaka rero iyo mufashe weekend yenda kuba tumva igifaransa weekend apart ni ukuvuga ni weekend mwebwe mwenyine nta wundi muntu uhari nta bana muri kumwe antuka biba byiza naje gusanga abadamu babikunda cyane kurusha abagabo yatubwiye ngo hari ibintu ukunda n'ibihe ibyo ngibyo nyine nibyo nababwiraga akunda kumvangira arabizi ko ntabwo mu by'ukuri ntabwo akunda gupanga cyane njye n'ijya upanga byose ndapuraninga hanyuma yamubwiye ndifuza ko tuzasohoka nta uba byose ubifise ahantu mba mbifite mba nabiteguye aba yabiraje gasanike mba nabiteguye yewe cyongora no gushyira imyenda hano tuzambara iki tuzakora iki ukamwambarira mbese nawe ashitse aravuga ati date ubuze ako kantu ndibuka mbere nk'iyo turi bugaruke tutari burare nibwo nkunda kubwira abana ubu ngubu ni papa njyanye kuri date kandi koko nkambwira ntubu rero uragomba kwitwara nk'umuntu ugiye kuri date ujya ubona hari ukuntu surtout mu bantu basenga babarokore mumbabarire bene data muri kunyuma ukajya kubona ukabona umugabo n'umugore baragendanye yo ukabona umugabo yaturumutse yigereye nk'iriya umugore nawe ari buta yiruka ariko wandinze hano ndamubwira ntumva rero noneho unjyanye kuri date uragomba kumfata unshakire sambusa kabisa ikindi kandi iyo umuntu agiye kuri date urakingurira umudamu
uramukingurira urugi akaba ariwe winjira mbere kandi mugeze aho mwicara ukurura intebe akabanza akicara basi nanjye ako kantu kakandyohera maze iminsi mwa shift naragize kandi nawe araryoherwa uziyabo ikindi abagore tuba tugomba kurekonesa nk'utwo tuntu yatugukorera nawe nyine ukumva urishimye ukamwereka kana gentleman ibyo bintu ni ibintu byiza bibagarira urukundo yenda ikindi nakongeraho ni uko yenda ibyo ngibyo twavuze nda hoteli ariko hari indi paratike yenda birashoboka yenda ko harimo abayikora natwe tuyikora kenshi atari ngombwa kugira ngo wenda abantu bagende banarare cyangwa bajye muri hoteli ushobora no gusohoka ukajya muri resitora ibyo byo tubikora kenshi tubikora kenshi kuko biba bikwiye kugira ngo abantu ukamusohokana nyine ibyo yababwiraga ugasohoka mukajya hanze mukajya gusangira njye ntekereza nkavuga ni aya mafaranga dukorera tuzayarya ntitutayarya ubu ngubu tuyafite tuzayarya bamaze kudushyiraho igitaka njyewe ndavuga nti ibyo byose niba nkorera amafaranga twumvikane ngomba kugirayo ndyamo nkagira nayo nshyira ku ruhande ariko at least nka making sure ko hari ikintu nanjye ubwanjye cyanshimishije cyangeze ariko rero nta kintu cyagushimisha utashyizemo n'umudamu wawe murabizi amabira ari inaha amabira ari menshi ariko amabira ari igihe rero bakavuga uti nawe muzoja n'ubundi nawe muzabana tuzabana ariko hari ikintu kigomba gukoreka mugasohoka mukagenda ugase ntatuvuge niyo mwarera ijana shaka mushobora kubikorera umunsi umwe cyangwa se amasaha angahe ariko abantu babiri ijana ryabatosha kandi akunda kuvuga gutya ndibuka rimwe yarambwiye ngo sheri waje tugasohoka kweri nkagusohokana ko maze iminsi ntagusohokana sheri wabonye liste wanyeretse y'ama bills ibihumbi binga aya ma bills yose waraza ngo tugende ngo muri restaurant ndabwo urabizi ntago tujyayo ama bills ni menshi ngo iki ngo aya ma bills tuzagumana nayo tuzaguma tuyishura ngo ariko ngo canga tugende ndashaka tugende maze iminsi ntagusohokana maze iminsi ntumva ibitekerezo byawe tumaze iminsi tutaganira rekana n'amabirzi ariko uze wowe tugende none se n'ubundi ko niranga kugusohokana kandi ubu muri Afrika nihagira umuntu mpamagara ngo sinishyuye inzu ntabwo yagiye ku ishuri ati gufasha ni byiza simbyanze ariko ko nohereza n'abatavunitse n'abatayavunikiye nkabafasha kubera icyo wowe utajya wemera ngo uze ngo usohokane nkujanezerwa nanjye nkavuga yuko se wa mugani twigenderera niyare tukagenda urumva n'ukuri ubuzima hano burakomeye buri so hard buragoye turagomba kubworoshya n'Imana ikabidufashamo kandi ku bantu basenga Imana iyo babyoroheje Imana irabafasha amen oh my god abakunzi babaroye sinzi ko numva ko ariko mwumva je numva narenzwe ariko abantu ndashaka ngo bazogaruke pe nukuri ndumva bafise ibintu bidasanzwe ndababatoye ariko rero ni igitangaza ubundi tuba tumenyereye ko abantu bakijijwe nkuko wa mugani mama Fabia bivuze ariko umera gutya duhore mu mwuka ibi bintu ubundi bawumva umengo bigira abapagani kandi siko byabwizwa kumera oya ni mwumve nyene ngo vuze go sinzi ko mwumva context twabyumva cyane twamenyereye ko abantu badakijijwe ari abantu bambiance bagira umunezero ari bo munezero ariko mwumvise abantu b'Imana aba bantu n'abakozi b'Imana tugiye kuja mu kindi gice cy'ukuntu bakorera Imana nukuri ndababatuye n'abakozi b'Imana ni ntangarugero mwabumvise kandi bibakora nje hari byinshi maze kubabona ko ndabashingira intahe niyo mpamvu nababazaniye kandi nzabagarukanira muze kubyandika mu commenting nzabagarukanira rero turashaka mutubwire kuri ministère yanyu ya Oasis uko yatangiye impamvu yatumye ukuntu muvyitwaramwo
yego mukabifatanya n'ubwo rukundo rwose twumva mubagarira rega no kubagara ni shift urumva kuko bisaba ibintu byinshi ukuntu nabyumvise ni gute iyo ministere mutubwire kwanza icarico iyo ministere ni iki yavutse gute mutubwire ingene mukorana n'ivyo bintu byose urukundo rukaguma ruryoshe gutyo ruryoshe kabisa muri tukigera ino muri Amerika yego twaje mu by'ukuri twari dusanzwe dukorera Imana ntabwo twabyigiye hano twatangiye ibintu bijyanye no gukorera Imana tukiri bato njye nakijwe mfite imyaka 17 numva hashize imyaka irenga 30 nkijijwe nawe ni kimwe ariko iyo ministeri uvuze ya Oasis Family Life Ministry ni ministeri nyine y'umuryango twatangiye ibintu bijyanye no gukora ministeri ijyanye n'iby'umuryango tukiba mu Rwanda twakoreraga mu muryango witwa Campus Pro Christ International irahari mu Burundi no mu Burundi irahari irahari mu Burundi iriyo twajyaga dukora ibiterane kenshi mu Burundi rero twigize kugira formation imwe yitwaga Family Life Training for speakers and trainers nuvuga kuba trained as a speaker kwigisha ku bintu bya Family Life no gutraining abantu mu bijyanye na ministeri ya Family Life tuyirangije twumva nk'umuhamagaro muri twebwe twari tukiri aba jeune marié twumva rwose umuhamagaro twatsemo wo gukorera Imana dutangira kujya dutegura noneho amakonferanse mu matorero aho twasengeraga ngewe naturutse mu Rwanda nkuriye ministeri y'abagabo muri paroisse yose ariko nyuma yaho nabwo twigize nitwe twatangije ikiganiro cy'umuryango kuri radiyo imwe yigengaga yitwaga Umucyo igishingo gitangira bagishakisha abantu baza gutanga ibiganiro umuntu yaratwaproje ko yari abakizwa ni radio ya Kristo n'ubwo biracyariho ngira ngo umuntu aratwaproje atubwira ati ndabazi muri abakozi b'Imana none mwaje mukadufasha kuvuga ubutumwa ati kandi hari ministeri twumva mwakoramo bikagenda neza kuko arazi ko dutanga ibiganiro by'amakouple dufasha ingo dufasha abajene ainsi de suite hanyuma kuri iyo radio rero baduhamwo umwanya for free minota 30 cyangwa ari kabiri mu cyumweru wo kuvuga ku muryango naho twatangiye rero gupratika ibyo twari twaramaze kwiga bitangira gutyo tugeze muri Amerika ubuzima ntabwo buba bworoshye tangirana no gushaka ubuzima kubona huba kubona akazi gafatika ainsi de suite ariko kugeza muri 2019 twumva ijwi ry'Imana ritubwira yuko abantu tumeze nk'abantu bumye bameze nk'abantu bumye kubera ko usanga nyine nkuko twaherekare tubivuga usanga turi tiraye turi muri ibi bintu n'ibindi uburyo ni umoso turashakisha ubuzima kandi usibye n'ibyo ugasanga twatugeze mu gihe ubona ndetse n'ubu ndetse byarakabije kurushaho ubona kuri internet ibintu by'ubusambanya byo byirwa byigishwaho usanga abantu b'Imana basigaye bigishwa n'abapagani tonko ugasanga yenda tuvuge nk'abagore b'abakirisitu bari kwigishwa uko bafata neza abagabo babo babyigishwa n'indaya abagabo ugasanga nabo bari kwigishwa n'abandi bantu batanakishijwe ugasanga ibintu biriho ni ibintu mbega ubona aho tungeze kuri internet mvuze mu buzima busanzweho nabwo ugasanga gushwana kwa buri munsi amadivorce ya buri munsi turavuga tuti rero birakwiye ko ducrea akantu kameze nk'iriba vision yatujemo impamvu twanahise Oasis nko kuvuga ngo abantu bari mu butayu abantu bari kuvoma babuze naho bakura ibintu bizima byabafasha kubaka ingo zabo reka dushake akantu kameze nka Oasis akantu k'akariba baza kuvomeraho ibintu bizima bya gikristo turwanira kujya kuri internet turwanira cyane kujya kuri internet kugira ngo kuri Facebook na YouTube kugira ngo nibura umuntu niyumva ibyo mwisi bitamufashije nibura abona ahantu yakura inyigisho avuga ati izi zo ni z'abakristo zamfasha turashima Imana kuko abakristo benshi n'abapasitoro bagenda bigisha abantu kuko tubona ko ari intambara yo mu buryo bw'umwuka ngiye personnellement hari ijambo rimwe ry'umugabo umwe wamfashishije avuga ati niba ushaka gufata igihugu rwanira intambara mu kirere ufashe ikirere cy'ahantu ubasha gufata icyo gihugu
akavuga ngo impamvu ubona abantu bajya mu byaha ni ibyo bavoma mu makuru, ni ibyo bavoma muri za YouTube, ni ibyo bavoma muri za Facebook, muri za internet, ahantu hose. Rero ugasanga le monde kuko baba bazi ko bagomba guhindura isi, basatura ikirere, bazana nk'ibyo bashatse byose mu kirere. Niyo mpamvu n'ubutinganyi bwakwiriye ku isi hose. Byatangiye bite? Byatangiye ari ibintu wenda bisanzwe byoroheje, bijya mu kirere. Muri Afurika byagezeyo, muri Aziya hose, kandi ibyo ngibyo byahoze ari ibintu biri tabu. Turavuga tuti rero turagomba kurwana intambara natwe yo mu kirere. Ibi mukora turabashimira, iyi biganiro mushyira online turabashimira, kubera ko nuri hanze, nuri muri Amerika, nuri muri Aziya, byarantangaje iyo twaterewe mu kiganiro tukagishyira kuri Facebook, naye akabona nkabona muri Brazil, nkabona muri France, bo muri Japan babirebye. So nuko nguko twatangiye ministeri y'ivugabutumwa, tuyitangira ari ministeri yo kuvuga ngo reka dufashe umuryango, dufashe urubyiruko, dufite intego ivuga ngo reka dufashe abantu kubaka urugo ruzima, bategure akazoza keza ku bana babo. Muri make dufokariza cyane ku muryango, umugabo n'umugore, ariko tunavuga tuti dutegurire aba bana bato kuzagira akazoza kejo, bazakure bazi iby'Imana, bazi byo kubaka urugo mu buryo bwa gikirisitu. Iryo ni ivugabutumwa, ariko nyuma yaho twaje kujyaho turaguka ku batabizi, dutangira ibintu byo gusoma ijambo ry'Imana. Nk'uko yababwiye, yigeze kubabwira ati dufata abana tukabashyira hamwe tugasoma ijambo ry'Imana, tugakora étude biblique mu rugo. Naje gusanga ko nta kintu kibasha guhindura abana kitarimo kubexposa ku ijambo ry'Imana. Dushobora kubashyiraho discipline, dushobora kubabwira ngo gusenga ni byiza, ku cyumweru tujyeho gusenga cyangwa se ku isabato, ariko utabahaye, utabexpose sur la parole, utabahaye umwanya wo kugira ngo basome, banisomere cyangwa basomere ijambo ry'Imana, haba hari ikintu urimo kumisinga. Discipline irabura, ariko iyo babaye exposed ku ijambo, iryo jambo niryo rizabakurikirana, kuko naryo ryanadukije riduha agakiza. Rero niho twafashe gahunda tuti reka dufashe abantu gusoma ijambo ry'Imana buri munsi. Ubu dufite gahunda muri iyi ministeri nyine ya Oasis Family Life Ministry yuko buri munsi dusohora ibyanditswe, tubyita ibyanditswe by'umunsi. Buri munsi yenda abakurikira Fabi cyane abari nk'inshuti ze kuri Facebook, buri gihe ababona message ziza, yaba kuri status no kuri status ye, verset du jour. Ariko ugiye kuri YouTube channel yacu ho usanga noneho dusobanura ibice twasomye uwo munsi, dutanga commentaire. Tuba dushaka kugira ngo we gusoma gusa ka verse kamwe, ahubwo tunagufashe kuko dusoma nk'ibice bitatu byo muri Bibiliya. Rero twafashe intego, tumaze kubikora imyaka igera kuri 3. Tukavuga ngo uwo munsi tuvuge twasomye Yesaya 3, Zaburi 110 na Mariko ibice 5. Umuntu akora samari ibyo bitabo byose ko ari 3. Noneho akatubwira icyigisho, ikintu cy'ingenzi yumva twagumana uwo munsi nk'isomo ni iki. Tukabishyira kuri YouTube kugira ngo abantu babishatse babikurikirane. Muri make muri iyi minsi nibyo turimo gukora, ariko turifuza gukora ibirenze biruta ibyo ngibyo. Akiri aho ndibuka hari igihe burya umurimo w'Imana ntabwo ari ukujya ku gatuti gusa. Hari abantu bumva ko umurimo w'Imana ari ukuba umupasiteri cyangwa, ariko ikintu cyose wakora kugira ngo ubwami bw'Imana butere imbere, bwaguke, ni umurimo w'Imana. Ndibuka kuri ibi ngibi nyine njya mpostira, hari igihe muri Maine higeze haba igiterane cy'umudamu umwe w'umuzungukazi yari yaturutse ndumva New Jersey, araza kodesha ahantu mu kibuga, noneho batumira abantu, ziko muri Maine twakunda kujya tugafashanya. Batumira abantu ngo tujye kumufasha, arabwiriza, noneho abantu bari bwihane, abandi bajye baturuka inyuma babasengere. Nagiyemo muri ubwo buryo, ariko noneho abantu bari busengera dutangira kwibwirana. Umudamu umwe w'umupasiteri wari uri aho, ndamubwira nti nitwa Fabiola, ni Nkundimana, ngewe mfite umuryango w'ivugabutumwa dukorana nawo witwa Oasis Family Life Ministry. Ngo Fabiola, iryo zina ko numva ndizi, ariko n'ubwa mbere nkubonye. Arangije arambwira
ngo nanjye ni ubwa mbere ngo ariko iryo zina ngo Fabiola ngo hari ibintu ngo ujya wohereza ama verset biblique buri gitondo cyangwa buri mugoroba kuri Facebook nti gusa ko njya nakira iyo verset ngo amagambo yohereza aramfasha ngo niyo ndafite umurongo ndi busomereho ngo mfata bya bice ngo mbanzi ko hari ahantu ndi bujye hari umuntu ntazi ngo ariko ngo kuri Facebook ngo nzi yuko ndi bukureho ibice byo gusoma by'uwo munsi uwo sinari muzi n'umupasiteri w'umuzungukazi n'uyu munsi duhuye sinamumenye nibuka undi mu mwana umwe twiganye mu Rwanda ariko ubu ni umuganga New York sinari nzi ko ajya akurikirana audio zacu arambwira ati Fabi ati iyo ngiye ku kazi mu gitondo ati kuko nzinduka saa 11 ahantu njya ni kure kandi dutangira akazi kare ati nshyiramo audio yawe gusa ati mba nzi ko ndi bujye kuri status ngakandaho nkagenda numva audio at least nkumva nsomye ibice by'uwo munsi bya Bibiliya ku bw'ayo magambo manumvishije ati ngenda ndi gusoma Bibiliya njya ku kazi ati ibyo bikamfasha ndibwo ko hari undi muntu w'Imana umwe muri mene wabimbwiye ndavuga okay mwebwe murahagije Imana ishimwe nashaka bumwe ariko ibi bintu bifasha ubwo rero sinzabireka niba ari n'umwe gusa nzajya mbimukorera buri munsi gusoma ijambo ry'Imana rero ni byiza ubuhenebere buriho muri iyi minsi ya none ni ukudasoma ijambo ry'Imana ibintu byinshi biri kuza by'abahanuzi usigaye ubona ko muri iyi minsi umuntu arakubwira ngo Uwiteka arambwiye ngo akugiriye neza ngo Uwiteka arambwiye ngo tega gutwi wumva uko Uwiteka avuze ngo zezezeze Uwiteka aravuze ngo nzi ibyo nibwira kukugirira ni byiza si bibi kandi ni ijambo ryanditse muri Yeremiya nawe wakwisomera Yesu ati haleluya Uwiteka yavuze ngo azatugirira neza azi ibyo yibwira kutugira neza ni byiza si bibi ngo Uwiteka yabivuze yabivuze kera ubwo ni ubuhanuzi bwawe ariko kubera ko abantu tutagisoma Bibiliya tutagisoma ijambo ry'Imana abahanuzi b'ibinyoma baraza bakakubeshya ngo Imana yavuze kandi itavuze ariko yavuze kera dore ubuhanuzi butavangiye no tunyohereza amadolari 100 utariko hari n'ikindi vuze iravuze ngo iteje igihugu cyanyu mu gigirimbura kandi koko corona yaje ariko wowe niwohereza amafaranga 100 nkakugira mu butayi ntabwo kizakugeraho kandi Uwiteka aravuze ngo abantu bitirirwa izina ryanjye nibikubita hasi bakandamya nzabakiriza igihugu na mugigirimbura nta cyago kizegera ihema ryawe nta cyago kizakugeraho niwikubita hasi ugasenga ukandamya ibyo ni ubuhanuzi ushatse wabyisomera ukabigira ubwawe kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo bakwizera gute batumvishe kandi bakumva gute kuko ngo kwizera kuzanwa n'ijambo no kumva ijambo ry'Imana iri jambo ry'Imana rero twaryizera ryatubera ubuhanuzi bufatika ubuhanuzi butavangiye iri jambo nkaryumva neza nkaryizera nkavuga ngo Uwiteka aravuze ngo harigenderamo kandi Uwiteka aravuze ngo nzohereza amavuba kujya imbere kuko ntabisomye ahantu hakomeye naba ngiye mu bigeragezo naba ndi mu bigeragezo ngashaka umuhanuzi ngo ampanurire ngo Uwiteka arambwiye ngo yohereje amavubi mu buryo bw'umwuka ngo akujya imbere byanditse muri Bibiliya nzohereza amavubi akujya imbere bivuga ngo nzohereza imbaraga zanjye zikujya imbere zikubanzirize nabisomye nashaka najya ndisengeramo nkavuga nti Mana yanjye mu kazi mfitemo ibigeragezo bikomeye uko wohereje amavubi akajya imbere y'Abisirayeli akabanzira agatatanya abanzi babo nanjye abari kubingenzereza nkagiyemo ariko kohereza amavubi yawe yo mu buryo bw'umwuka ambanzirize muri kariya kazi ngereyo abandwanya bose baceceke Imana yabikora kuko mbyizereyemo ijambo ubuhanuzi butavangiye ariko abantu bararyibagiwe kubera turi busy ingo nyinshi abapapa bamama abana ubwo rero nyine nicyo cyatumye muri ministeri nyine tuvuga ngo reka dushake ikintu cyakorohereza abantu nibura kugira access ku ijambo ry'Imana ndabizi ko gusoma biragora ngira biblioteke mu rugo ariko
biragora gusoma no kubona umwanya biragorana, nicyo cyatumye dufokaliza dushyira imbaraga cyane kuri elegitoronike, kuko twumvaga reverasiyo ivuga ngo abantu bakunze elegitoronike cyane, reka noneho ibintu tubishyire elegitoronike, iyo YouTube tuyoherezeho ubutumwa, iyo Facebook tuyoherezeho ubutumwa, noneho nuburawuzinga nibura ugiye niba kuvuga uti ariko ubundi reka ndorera uyu munsi ijambo turi gusoma uyu munsi ni irihe. Ikindi twababwira ni uko umuntu aramutse aparuvenye gukurikira buri munsi uko dukora mu mwaka wose waba urangije gusoma Bibiliya yose. Kandi si ugusoma gusa, ahubwo tuba twifuza ngo umuntu agire n'icyo yazirikana akura mu uwo munsi yafata nk'impamba yo mu buryo bw'umwuka. Ikindi nakongeraho cyatumye tubikora gusoma ijambo ry'Imana, gusoma Bibiliya biragoranye, biragoye pe. Hari igihe uyifata ukavuga se ngehe mu byahishuwe se, muri Yohana se, mu itanguriro hehe se, nkora iki? Abandi bakavuga ngo reka turye mana, ngo mana ngo aho mbumbura ngo abariho nsoma, akabumbura gutya. Amazina y'abana ba Yobu yari Yonadabu, agasoma ibice byose ukabona amazina, akavuga ni ibiki nsomya, ukabona ni nk'ibintu bidafashije. Ariko iyo ufite umurongo ugendera ukavuga uti ibice twasomye uyu munsi ni ibi bitatu, wenda mu isezerano rishya hari igice kimwe, mu isezerano rya kera hari ibice bibiri, ukabisoma at least ugasenga, dusaba n'umwuka wera akatuganiriza, nibuze ibyo uba wasomye uyu munsi ntuburamwe impamba izagutunga ejo hazaza. Ngiye by'umwihariko nabibonyemo mu buhamya naha abantu, kuko nababwiye ngira ngo uyu ni umwaka wa 4 tumaze tubikora. Twatangiye tubikorera mu cyumba buri gitondo. Cyumba cyanyu? Yes, muri closet. Muri closet buri gitondo saa 12 nge nawe tukabyuka, tukicara tugasenga, tugasoma Bibiliya dufite shema dukurikiza. Umwaka urashira tubikora gutyo. Rero naje kudekuvura ko hari ibintu bimwe wiga Bibiliya urayisoma ukayumva noneho birushijeho, kuko shema dukurikiza, plan dukurikiza yo gusoma ntabwo ari plan par hasard, ahubwo ni plan ubona wayihimbye ifasha kugira ngo ugire wumve neza na context y'ibyo uri gusoma byaturutse. Kuko hari nk'igihe usanga bafata nk'ibitabo 3-4 bivuga ku kintu kimwe bakabihuza uwo munsi, ibyo bigatuma noneho wumva neza context. Ugasoma muri Yesaya, ugasoma muri Yeremiya, ugasoma peut-être no muri Zaburi, ugasanga ibyo bice byose bivuga ku kintu kimwe, noneho bigatuma ya Zaburi yumva, ya Yesaya yumva, ibintu nk'ibyo. Donc niyo cadre mbega dukoreramo. Gusa twumva twifuza gukora birushijeho, abantu bakarushaho kubimenya, nkuko bivuze babigoranye, hamwe n'uturavuze uti n'utuzi mukora n'ibiki byose ari gihe bitugoranye, ariko dufite abavolonteri badufasha bakeya. Twumva twifuza kugira benshi badufasha bakadufasha muri uyu murimo kugira ngo bibashe kugera kuri. Wow. Ubwo abifuza kuba hired mwabyumvise. Bose we are hiring. Kumva n'ukuri tugeze ku mwanya wacu umusozo w'ikiganiro, ariko ndumva neza nizeye ko abanywanyi bacu bafashijwe. Nta nkeka pe ego. Dusa nk'abarangije, ariko ndashaka ukuntu twumvise mufise umwanya uri saturé urukundo rwanyu. Urukundo rwanyu twagaye muri mufise ama ministère ibikorwa by'Imana, navyo numva ari bokifye cyane. Ubundi ndashaka mukora iki mu buzima bwa misi yose? Nubwo mwatubwiye ubanza amashifti atayo mufise. Amashifti cyane ukuntu mwabyahanjije mukora ibya, ariko ndashaka iryo banga muri bwira abanywanyi bacu ba warubizi. Madame duhere kuri mwebwe mukora iki gituma muri uwo mwanya wose wo kurera abana muri iyo ndero twumvise yo gusenga, mukanakora umushinga ntaho ukamwokipa neza bimukwiriye bimufitinze nyene n'ibikorwa by'Imana navyo ntibibure. Byose nkuko natangiye mbivuga, ni gahunda umuntu yiha. Umuntu niwe ujera ubuzima bwe, utabujera bukakujera nyine. Nihaye gahunda yo gukora iminsi 3 mu cyumweru, ndi umuganga. Wow.
nabyo ntabwo byari byoroshye kubigeraho. wabyigenga nabyize ngeze inaha. Icyo gihe narigaga kwiga nursing si ikintu cyoroshye, mfite n'uruhinja nanakora nk'umusiyene, hanyuma mfite n'urugo nyine, ariko Imana yabimfashijemo na ministère. Ngira ngo ibiterane byinshi twakoraga twagiye tubikora nananiga, ariko nyine nawe akamba hafi mashifti. Kuri ubu nkora iminsi 3, ubwo urumva nawe agakora 3 cyangwa se ingahe hari dushakisha uburyo tudakora muri weekend gusa. Muri weekend ntidukora. Hanyuma rero iyo minsi nkora njya kwa muganga, ariko noneho dufite n'ibindi byacu twikorera. Wenda yaza kuza kubivugaho cyane, ariko dufite clinic yo gufasha abantu kugabanya ibiro. Kure umubyibuho nyine murabizi ko ari ikibazo gikomeye hano muri Amerika ku byo ndengakamere. Twatangije ibyo ngibyo. Naco nibaza ko naco cyakora ku bivyerekeye urukundo cyane. Tugiye kumurira. Murabafasha bakananuka bakonda. Turabafasha. Ubu rero murebye amafoto yanjye ndi tukimariya nari agasore gato k'urubavu rutoya. Hanyuma ndibuka igihe kimwe nagiye gukora ahantu batanga icyayi ku manywa, ndatangira muri Afurika. nari umufasha w'umuyobozi mukuru, ibyayi, imbuto, doko icyo nshatse cyose nkaba nkanacyo. N'ivyamwa ku batumvikiye. Ibyamwa, amata meza, nido, amandazi, ikintu cyose. Maze ndagenda, umuhungu ndabyibuha kweli. Hanyuma onkel arambwira, tumva rero shahu rero uragomba gukora attention. Ndakora attention y'iki? Ati urimo kubyibuha cyane. Urimo kubyibuha cyane, kandi yambwiye ijambo ryo ngira nk'umubwiye n'abantu batwumva. Arambwira ati kubyibuha biroroha, ariko kugira ngo uzamanure ibyo biro wamaze kwakimira biragorana. Ariko ngiye kubera ukuntu nabyirutse nyine ndi gato cyane, havuga ngenda ntago bizi ibyo uri kuvuga. Ntago bizi ibyo uri kuvuga, jewe ndagira abataka gasore kandi ndi umugabo ndubatse. Ariko koko naje kubibona, hari igihe cyageze nanjye nifuza kunanuka, mbona ko bigoye pe. Karwana no kugira ngo ipaundi rizaveho, kakora siporo, nkabona ntibiri kugenda rwose. Ariko ubu ngubu hari tekinoloji, hari imiti igezweho, iriya yune niyo dukoresha. Twabaye inspire kuvuga tuti kameme birakwiye ko dufasha abantu. Siri tuyenda ndabizi ko nk'abirabura bacu hari igihe batabyizera cyane, ibintu se koko nibyo birafasha se. Ariko ni ibintu biri medical, donc biri proven scientifiquement. Usibye we yakozemo formation yabyo bya weight loss management, ariko dufite n'undi muganga wundi dukorana, umudokiteri. Mbere yuko tugira umuti tuguha, urabanza ukavugana n'uwo mudokiteri akadetermina urafata uhe muti, urafata iyi quantité. Nuvuga ngo ni ibintu biri scientifique, bizwi n'amategeko. Ntabwo ari ibintu bya, ntabwo ari magendo, ntabwo ari rupigapiga. Ikindi dufite ibyuma kabuhariwe yuje. Ikintu cya mbere dukora ni ukugupima. Dufite icyuma kigupima ku buryo kikwereka ahantu urugimbu ruri rwinshi. Urugimbu ni iki? Urugimbu ni fat. Grace. Amagrace menshi ari. Ese ni ku maboko, ni ku maguru, ni munda, ni ku mabuno. Noneho ibyo bigatuma ushatse kugira ngo kubisusi. Ushatse kugira ngo noneho ubyakompanye, wakompanye imiti na siporo, umenya aho ukora cyane. So nuvuga ngo ujya ku cyuma twagupima, icyuma kigahita kitwereka neza ahantu urugimbu ukeneye gukora. Hanyuma turangiza tukaguha rero n'umuti uzagufasha kugira ngo umubiri ubwawe utangire udonko ugabanuke. So iyo rero tubikora hano muri Phoenix, hano muri Arizona. Yenda hari mu gutanga iki kiganiro na tuzasaba abatekinisiye bashyireho adresse babarangiraho dukorera. Donc consultation n'ubuntu, kandi tugeze ishoboka byose kugira ngo wenda dufashe abantu tubahe no ku giciro cyoroheje kugira ngo bitagora abantu.
byafashije abantu benshi. Hari ubuhamya bwinshi bwagiye bubaho. Ibyo rero njyewe nkunda kwikorera kiva muri Maine hano muri Arizona mu by'ukuri naje mfite icyifuzo cyo kwikorera. Hari byinshi nkora ariko n'icyo nacyo ni kimwe mu byo nshyiramo imbaraga no kugira ngo mbashe nyine no kumwitaho adahari yagiye gukora mu kazi. Abantu benshi babigiraho bias bagatekereza ko wenda bishobora kubangiza ariko nta kintu na kimwe byangiza ku mubiri. Iyo miti ikikora no kugabanya apeti, ihagarika apeti. Buriya byagaragaye yuko abantu bongera ibiro mu mubiri kubera kantite y'ibyo kurya. Noneho ibyo ngibyo byo rero byica, bikata apeti. Bikata apeti y'umuntu warya ukumva uhise uhaga. Ikindi kandi ukagira imbaraga. Ikindi bishobora guteza ikibazo wenda bigutindamo, ibyo kurya bigutindamo bigasohoka gahoro gahoro ukumva ntushonje kandi ntucike intege. Niyo mpamvu ugomba kunywa amazi. Iyo utanyweye amazi uba constipe. Umuntu aba agomba kunywa amazi. Buriya amazi ni ikintu cy'ingenzi mu mubiri kandi amazi aranakudetoxika. Uwo ni umumaro wundi bigira kuko bituma unywa amazi menshi. Ayo mazi agafasha gusohora imyanda muri wowe. Ubwo rero aho mbivuze nk'umuganga, roho nziza mu mubiri mwiza no kubisengera bigakora neza bikatudetoxika, imyanda yose ikava mu mubiri kandi nyine tukagubwa neza no mu ngo zacu. Imana ibahe umugisha. Amen. Bakunzi ba Warubizi, ni ukuri umva ubundi baswe musoro warakamena. Aba bantu bababwiye kandi ndizera nza ko mwafashijwe mwahezagiwe. Bakunzi bacu, hari ikindi mwumva mutoniganwa imbere yuko batumira bacu, imbere yuko abakunzi bacu tubasezera? Uwo bayumva hari akantu yibageta muniganira muzogaruka ni byinshi turabizi, ariko akantu wovuga uti nta mushika muhira uti akantu nakibagiye kari gufasha abantu. Ndumva ngiye byinshi twabivuze, gusa no kwibukiranya kubaka muri iyi minsi ntabwo byoroshye. Hari ibintu byinshi cyane bisenya ingo, ariko muri minisiteri yacu hari n'icyanatumye tugira umuhate n'ishyaka ryo kugira ngo tuyishyireho minisiteri y'umuryango. Ni uko twabonaga divorce, gucagagurana ku bana, abantu batabanye neza, bibaye byinshi mu bantu. Ikintu rero kimwe twumvise umutwaro nabwira abantu ni iki ngiki, ni uko iryo ni ibanga jyewe umwuka yampishuriye ko hari igihe abantu bagira ikibazo mu rugo, noneho umuntu agasigara abona ko mugenzi we ari we kibazo, ariko nyamara mugenzi we si we kibazo, ahubwo ikibazo ni Satani uba ushaka kugira ngo abavangire. Kuko Satani ukuntu akora, araza ashobora guca cyakora mu muntu akamuteza kwibagirwa, akamuteza uburangare, akamuteza se kuvangirwa. Nkunda kubyita kuvangirwa. Noneho yamara kuvangirwa, mugenzi we ntabashe kubyihanganira, agahita amubona nk'ikibazo, ariko mu by'ukuri buriya Satani aba yanyuze muri we kugira ngo avumbagatanye urugo rwanyu. Ndumva ako kamesaje nabwira abantu. Mwibuke Yesu agiye kujya ku musaraba kubambwa, yaravuze ngo, yabwiye Petero avuga ngo, Petero, nakwebwaga intumwa ze ati, nabonye Satani amanutse nk'umuriro agwa ku isi, kandi nabonye muzunguzwa. Sinzi ukuntu babyita, muzunguzwa, gucuraguza. Yego, nabonye muzunguzwa kugira ngo mugeragezwe, mugosorwe. Ijambo ryo mu Kinyarwanda bavuga ngo kugosorwa. Nabonye mugosorwa, ngo ariko wowe nagusengeye kugira ngo ukomere. Ariko niba mwibuka abantu bavangiwe bwa mbere, Petero yari arimo. Ikintu cyatumye avangirwa, yihakanye Yesu. Ntiyamwihakana rimwe, amwihakana gatatu. Reka mbabwire, ninde muntu waguhemukira inshuro eshatu ukumva ukimufitiye icyizere?
ariko ibyo byatewe n'iki? Kuko burya yari yagezwe ku ntara arimo gucunga, yaragosowe. Yesu ariko kuko yari abizi yaravuze ati ntagusengeye kugira ngo numara gukomera ukomeze abandi. Rero tugosorwa kenshi mu ngo zacu. Iyo tugosowe hari igihe Satani agosora umwe nyine akahita abona icyuho akamucamo akakubwira nabi, yakubwira nabi ntubone Satani ukabona umuntu. Iryo ni ibanga ryo kubaka urugo. Iyo umaze kubona ko ari Satani uri kugutera uramubabarira ugasigara urwana n'umudayimoni uri kumucamo, bigatuma amakimbirane yo mu ngo agabanuka, kwihangana kugakomeza, ugasenga Imana kugira ngo iyo periyode muyirenge. Kandi iyo uyirenze Satani afata ubusa akavuga ati ndabatega ikindi gihe ntacyo, ariko icyo kiregezo wamukirenze. Bref, iyo ni sokere numva nabaha ku bantu bamwe, yenda ku barimo kuzunguzwa muri iyi minsi, ku bafitanye amakimbirane, kubumva bibagoye, kubumvaga bari bananiwe, kubumvaga urukundo rubabihiye kubera mugenzi wabo adafite byinshi yitaho, kubera ko bavuga bati ntacyo ntakoze ariko we ntashoboka. Ariko ndagira ngo mubwire ngo siwe, ahubwo hari imbaraga zimurwanya, imbaraga zimurwanya kandi zigambiriye wowe, zimunyuzemo, nubwo ari umugore wawe cyangwa ari umugabo wawe. Ariko icyo nababwira nuko numara guhishurirwa ukamenya ko mugenzi wawe atari we kibazo, ahubwo ikibazo ari umwanzi ushaka gusenya urugo rwanyu, uzakomera. Nubwo kandi haba habayeho kumwihakana gatatu, Imana ifite ububasha bwo kuguha imbaraga ugakomera, warangiza nawe kandi ukamukomeza. Urumva rero cyangwa nafite icyo kubabwira. Ikindi gisa nk'icyo nanjye nakongeraho kubyo avuze nuko iyo Satani yatangiye kubagosora gutya bacundagana, hari igihe utekereza ngo umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye ni mubi, ngo runaka niwe mwiza. Oya, amaso yawe agahita kwereka ko runaka ari mwiza. Hari umugabo mwiza uriho, hari umugore mwiza uriho, uruta uwawe, nta mugabo mwiza uriho, nta mugore mwiza uriho, umwiza ni uwo wawe. Nk'uko abivuze, muri iyo minsi ari gucundwa agaragara nabi ariko si mubi. Nka ziriya nshuro 3 Petero yihakanaga Yesu, Petero yagaragara ko ari mubi, ko yihakanye, ariko mu by'ukuri yari agifite Yesu umwe imbere ni intege nke. Buriya n'umugore abasha kuba mubi, umugore wawe muri iyi minsi ari kugaragara nk'aho akubereye mubi, umugabo akagaragara nk'aho akubereye mubi, amaso akakwereka umugore mwiza w'umuturanyi cyangwa umugabo mwiza, ariko nuko mutajyanye muri icyo gihe. Buriya muri kumwe, njye naje gusobanukirwa yuko nta mugabo mububaho, nta mugore mububaho, kandi umwiza si uwabariya, si uriya wundi ubona, ahubwo umugabo wawe ni mwiza wawe, umugore wawe niwe mwiza, niwe mwiza wawe. Nibibakora nuko niwe uri mu maso yawe, niyo mpamvu ubona ibibi. Impamvu ubona nyira runaka cyangwa runaka ari mwiza nuko adahari ngo urebe ububi, nuko mutabana ngo urebe ububi. Wakwirwa ugasura iwawe, wahita uvuga uti yiwe wanjye niwe wari mwiza. Niyo mpamvu rero uwawe niwe mwiza, n'ukuri wawe niwo mwiza. Mu bubi bwe ni nayo mpamvu Imana arata buriya iba yahuje abo bantu. Imana izi ubwenge, iba yaduhuje gutya kuko izi ngo uwo niwe mwiza wawe. Kandi bibakora nibyo byonyine ubasha kwihanganira. Ibyuriya wita mwiza ntabwo wabasha kubyihanganira, yagusaza, wakwiruka ku musozi y'Imana ikiza kumuguha. Ubwo rero uwawe niwe mwiza, niwe mwiza wawe. Gumana uwo umwishimira, ahubwo ukore twa tuntu bagara uhira, ariko wawe niwe mwiza. Weekend apart, Imana ibahumugisha. Bakunzi ba Warubizi, umva akantu mereje ko numvise nanjye ntahanye. Uwawe niwe mwiza, wanje niwe mwiza, nzi wawe. Yego. Ntabwo jakurinde. Nukuri
turarangije abakunzi ba Warubizi nk'uko mwabibonye twagize ibihe byiza vraiment twagize ibihe byiza bidasanzwe sinosubiramo ibintu byose bagiye bavuga ngo ndabikomante ko ariko mwebwe ni wo mwanya wanyu wo kubikomanta ko abantu bose bafise ikibazo n'ukuri ndabasabye mwandike mwumvise twabwiwe byinshi twabwiwe ibyo kugabanya ibiro murabizi kandi ariko kubagarira rwa rukundo rwacu ngiye kubikorerako kuko wanje niwe mwiza gukorera gabanya ibiro please nawe niba ubishaka utwandikire ngaho munsi hariho nimero iri gucaho mutwandikire nimba mubakeneye hama turaza no gushiraho adresse yaho bakorera baza gushiraho link na Oasis Ministry ivuze yabyo link yayo aho muzobaronderera byose turaza kubibacishiriza ku nukuri muturondere tubashikiriza abakozi b'Imana mufise ko abantu badasanzwe bakora imitima bagakora imibiri noneho mana yanjye Imana icubahiro turabashimiye cyane natwe turishimye twarangiza tutabashimiye namwe n'ukuri kandi twabahamagara abakunzi bacu bagiye kubareklama nyene mu mwanya ndabona babaza nta kibazo ko turahari kuri muzatwitabe rwose kandi twumvise mufise ubutunzi bwinshi hari byinshi byo kubavomamwo murakoze cyane n'ukuri kandi Yesu abaduhera umugisha ku mwanya wanyu murakoze cyane muze gusa neza mu basheri afata akaboko bakunzi ba Warubizi turabasezeye rero dusubira kubibutsa ishengero rya CRC riterana ku munsi wa gatanu isaha 2 z'umugoroba gushikana isaha 5 z'ijoro dimanche duterana isaha 4 n'igice gushikana isaha 7 z'umurango nukuri kaze tugira ibihe byiza byo gutazira no guhimbaza Imana karibu kandi Yesu abaho umugisha turabakunda amen amen Warubizi